N'abasuhuje rero, uyu munsi noneho byahindutse. Tumaze iminsi dukora ku biganiro bikomeye, tuvuga ku nkuru zikomeye, ariko uyu munsi tugiye kwikorera inkuru zisanzwe n'ibiganiro bisanzwe n'amaburage. Ntabwo twajya duhora mu bitekerezo bikakanyaye gusa. Uyu munsi turaganira dutera burage ku rwego ruri hejuru, n'inkuru nagiye mpura nazo mu buzima zikansetsa cyangwa zikaba zinababaje. Nk'uko bisanzwe rero mumaze kubimenyera, ni Mr. B kuri channel yitwa Mr. B i Rwanda. Comment, share, subscribe, kubidukorera ni inkunga ikomeye cyane. Inkunga y'amafaranga yaza nyuma, ariko iy'ibyo ngibyo ukayikora mbere. Turagushimiye niba warakunze ibyo dukora, cyane cyane ko nagiye mbabona. Uyu munsi rero inkuru ya mbere tugiye guheraho ni inkuru isekeje kandi ikaba inkuru ibabaje. Kera nkiri umwana muto nigeze kujya mu nama, bityo abantu baterana bagakora inama mu midugudu. Ngezeyo nsanga abantu bakuru barimo kuburana, harimo imanza z'umugore n'umugabo. Umugabo yabanye n'umugore bamaranye nk'imyaka 2. Umugabo aza guhura na kesi arafungwa. Aho afunguriwe asanga umugore we abandi bagabo baramwinjiye, nk'uko mu kinyarwanda babyita ngo ni ukwinjira. Aho umugabo rero ahagereye ashaka kwikangarira. Umunsi umwe rero byaje kuba ngombwa ko baza kugirana ibibazo byo kurwana, n'ubwo umuntu atabishyigikira. Umugore aza kuvuza induru, abaturage barahurura. Bukeye rero abayobozi babajyana mu nama, byari bikiburanirwa mu nama, bajya kubaburanya mu nama y'umudugudu. Umugabo rero, umugore atangira arega umugabo ukuntu amuhoza ku nkeke, ukuntu amutoteza. Icyo gihe rero umugabo nawe baramuhagurutsa bati haguruka wisobanure. Umugabo arahaguruka arisobanura, arababwira ati amambere umugore wanjye yatashye saa 4 z'ijoro, njye natashye saa 1. Ati bwa kabiri umugore wanjye ataha saa 7 z'ijoro, njye nageze mu rugo saa 1. Ati bwa gatatu nabwo bibuka. Ati nagira ngo mumbarize uyu mugore niba ari njye nzajya mpfurira abana nkabasasira nkabateka. Umugabo atararangiza ijambo ahita amubwira ati nuko nta mafaranga yo gusengera ufite. Ugize ngo njye nari ndimo kwinywera agacupa kanjye bansengereye. Abari mu nama bose bamwe bifata amapfubyi, abandi barumirwa, abandi bari bakumpande. Ubwo mu mudugudu arahaguruka ati madamu wewe ubucecetse nta jambo twagwaye, reka umugabo abe yisobanura. Ubwo umugabo arakomeza aravuga ati ubwo ku mugoroba nabwo tujya gukira intonganya mu rugo. Umugore yari ahageze saa 5 z'ijoro, mubaza abaturanyi. Umugore ahita ahaguruka ati ariko ndinda nagera mu rugo saa 5 z'ijoro, ubundi wewe uri hehe mba nagusize uziritse. Umudugudu ati nyamuneka cisha makeya. Ubwo ibyo bikomereza aho ngaho izo mpaka. Bigezemo hagati rero babwira umugore bati nawe umwanya wawe urageze, haguruka wisobanure, uvuge ikintu kigutera gutaha amajoro, cyangwa se niba umugabo akubeshyera. Umugore arahaguruka ati koko by'umugabo wanjye arimo kuvuga, ati ntaga mbeshyera. Ariko nubwo muri mu kubiseka, tubundi urebye nta n'umugabo ngira. Ubwo abaturage umudugudu arahaguruka abwira abana twari turimo, basa nkaho bari hasi yanjye icyo gihe, bari munsi y'imyaka 18, ati abana turabaheje, kuko yabonaga hagiye kuvugirwa andi mabanga atagakwiye kuvuga. Umugore rero akomeza ijambo, abwira ba bantu ati reka mbabwire, ati buriya mu buzima nanga imbwa ahura nazo. Ati nkanga agasuzugura akaba ariko kambara. Ati ubundi mubaze uyu mugabo mu bagabo baraha niba nawe yajya mu mubare akibaruza mu bagabo. Ubwo bakomeza gucecekesha batari kuvuga amagambo y'ababyeyi, were gukoza isoni ababyeyi. Ati n'ubundi ayo n'ay'ababyeyi. Ati nta bana bara. Ati ubundi se murinda mwantongera uyu nguyu atarajya kuwumugaza. Ati areba umugabo ati mbwa gusa. Umudugudu ati murekera aho ngaho, arahaguruka yambira ijambo. Byamaze iminsi muri karitsiye hose bahura n'uwo mugabo bati mbwa gusa. Icyo ni ikiganiro cya mbere. Uyu munsi rero nabateguriye irindi jambo ridasanzwe mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda abantu bose bakunda gukora. Ugasanga umuntu agiye kuri televiziyo ngo tugiye kubana, ugasanga umuntu aje mu nama ngo uyu munsi rero tugiye kubana. Ubundi kuki batajya ku bantu bakuru? Icyo kintu naragitekereje mu Kinyarwanda ngiburira igisubizo. Umunsi umwe rero umugore yagiye mu isoko, ubwo twakomeje izindi burage. Umugore umwe yaragiye mu isoko
umugabo we yamubwiye ati rero madamu ndabona amakariso yawe ashaje utafite utwenda tw'imbere ufata amafaranga ujye mu isoko. Amubaza ibiciro aramubwira ati surujipe ni 1000. Amubaza ati se buriya imyenda y'imbere nangahe, arangije kumubwira amafaranga. Umugabo aramubwira ati ngaho rero nyaruke utebuke ntutinde mu isoko, ati ngaho jyana amafaranga ujye guhaha. Umugore rero yageze mu isoko asanga ibiciro yabwiye umugabo byose byahindutse. Umugore aravuga ati ubwo ibiciro byahindutse amafaranga nkaba ntayazanye, nintajyana ibyo umugabo yantumye byuzuye turaza kuruhanya. Aragenda yigurira amata muri kantine mu isoko, arongera aritahira aravuga ati ubwo nzabwira umugabo amafaranga yuzuye. Ageze mu rugo umugabo aramubaza ati se madamu kugendekeye bite ko ndeba nta kintu uzanye? Umugore ati rero nageze mu isoko ati rero ntaguze ibintu byambayeho, ati ubwo ngeze mu rugo nsanga amasurujipe bayazamuye, ati ubwo ngiye mu makariso nayo nsanga bayamanuye, ati ubwo nakoze iki? Ati ninywereye amata nditaye. Umugabo yivuye mu mitana yibwira batanaza mukoza mu rushyi Rwanda, ati umuntu wamanuye amakariso yawe akazamura amasurujipe nini? Umugore atariko ni abanyesoko, mu isoko niho wagiye bakumanuriraho amakariso n'amasurujipe. Indaya. Burage ya kane rero uyu munsi tugiye kurebaho isekeje cyane. Umuntu umwe baramubwiye bati uyu munsi rero yakundaga kuvuga cyane, agira amagambo nk'ayanjye Mr. B, avuga adahagarara, abantu bose ariko buri uriya muntu ati ubundi ni iki twamutegera ngo wenda niba turi mu kuganira ajya atanga pose w'akanya gakeya natwe tuvuge. Abantu rero baravuga bati reka, ati n'uwamuhinga. Undi aravuga ati ati inka yayitsindira. Undi ati reka nkwereka, ati mfite igare ryanjye hari, reka ndimuhe tumubwire tumusabe byibuze iminota 2 cyangwa umwe atavuga twumve ko arabishobora. Ubwo urumva icyo gihe niba abandi bavuga ngo barenzwe n'amagambo, ariko atari ya magambo yo gusebanya nyine kwa kundi umuntu ahora avuga. Ubwo baramubwira bati rero tugiye kuguha igare ariko umara umunota umwe utavuze urawushobora? Undi ati ndawushobora. Bati none ubwo twatangiye. Afunga umwuka, igare ubwo araryemerewe ko umunota nushira nta kintu avuze igare rero aba ribayirya. Afunga umwuka ku isegonda rya mbere rya kabiri, amasegonda 40, amasegonda 50, bari inyuma bati nyamara igare ryawe riragiye. Ku isegonda rya 55 barahagurutsa ati aturampa ni pombo yayo. Bati wa mugabo ko kumunota uramunaniye. Abari baraho bose barumirwa, abandi baraseka, abandi bari gukunda tsinze kurya nyuma, nuko bibabira abayoboye abari baraho ngaho bose barumirwa. Ubwo rero uyu munsi dukomeje kubategurira amaburage kugira ngo turuhure ubwonko. Turacyari kuri channel ya Mr. B, ni Mr. B i Rwanda. Gukora comment, share, like, mwaba muduteye inkunga ikomeye kugira ngo dukomeze kubona ko ibyo turimo gukora mugenda mubikunda, kandi mukarushaho no kuduha inyunganizi kugira ngo tuzabikore neza kurushaho. Ubwo rero turakomeje. Umuntu umwe yaturutse mu cyaro aje i Kigali, araza baramuzana baramubwira batari ko nugera i Kigali ntiwihagarareho, atumenye ko abanyakigali bose baba bihagaze, ati nugera mu mujyi ntiwihagarareho, ati barakunyuzamo ijisho bamenye ahantu uvuye, bamenye ko uri umuturage. Abwira ati kwihagararaho gusa nicyo binsaba, ati ntugire ati uracaho wese amenye ko wihagaze. Araza ageze Nyabugogo, dore ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo inzira zose zihurira Nyabugogo. Ageze Nyabugogo akiva mu modoka yibuka ko bamubwiye ko umuntu wese ugeze i Kigali agomba kwihagararaho, kandi uwo yari agiye kureba yari i Nyamirambo. Akiva mu modoka kibyibuka ahita ahagarara, yihagararaho kwa kundi muzi Kinyarwanda nyine umuntu ahagarika akaguru ku kandi, yirwa aho ngaho yegamye nka gutya ngo yihagaze ngo batamenya ko ari umunyacyaro. Saa moya zivamo, saa 2 ziragera, saa 3 ziragera. Kera rero murabizi igare ya Nyabugogo barayifungaga, bigeze mu masaa 5 z'ijoro abagiye gufunga gare baravuga bataguze umugabo igihe twakuboneye uri aha ngaha ko twaturutse mu gitondo tukaba tugiye gufunga gare we. Ati oya, ati najyaga i Nyamirambo ariko bambwiye ko abageze i Kigali bose kwanga mutamenya ko ari abaturage ko bagomba kwihagararaho. Ati ubwo rero nanjye nihagaze batagira uyuzamo ijisho.
ariko mana we icyo wakoze wapfuye arihuse